Ibihe byiza mwese nongeye kubasuza mwe mukomeje gukurikirana Ndizi Note. Uru ni urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye y'umuziki, inama ndetse n'ibindi. Turi aha ngaha kugira ngo twigishanye, dufashanye, duhugurane ndetse n'ibindi byose kandi byerekeranye n'umuziki. Yes. Uyu munsi rero naje nyuma y'iminsi itari mikeya, hari ibyo narimo ndabategurira. Naje kubabwira ku bintu 7 byo kurya ndetse no kunywa bishobora kuba byagufasha kukugira ijwi ridasanzwe cyangwa se ijwi ryiza cyangwa se ijwi abantu bashobora kumva bagatangarira. Hari ukuntu ushobora kumva ijwi ry'umuntu uri kuririmba ukavuga ati ijwi ko numva ari danje, kumva ijwi rya Medo ukavuga ati ijwi ngombe ndigire kabisa. Kumva ijwi rya Buravani ukavuga ati ijwi ko numva ari yungure, ko numva ari sukuye, ko numva ari ryoshye. Hari ibintu rero dushobora kurya, dushobora kunywa bishobora kuba byadufasha kuba twagira iryo jwi ryiza, kandi iryo jwi rya rikaba rifite imbaraga, rikaguma rimeze neza igihe kirekire. Yes. Reka rero turebere hamwe ibintu byadufasha mu kugira ijwi ryiza ndetse no kugira ubuzima bwiza kuri iryo jwi. Ikintu cya mbere rero twihuse hatabayeho gutinda, ikintu cya mbere amazi meza. Hari abantu bari bagiye kugira ngo ngiye kuvuga amagi, bya bindi abantu bakunda kuvuga, ariko ikintu cya mbere ni amazi meza. Kunywa amazi ahagije buri munsi, ariko amazi adakonje cyane, y'akazuyazi arimo hagati na hagati, bifasha umubiri n'ijwi kuguma rifite ubushyuhe. Yego, amazi menshi ukayanywa ahagije rwose, hatajeho ibindi, utagiye kuyavanga ngo ushyiremo amasukari, ushyiremo ibindi binyabutabire abantu bashobora kuba bashyiramo. Biragufasha kuba wagira ijwi ryiza kandi rimeze neza, rifite n'ubuzima bwiza. Ikintu cya kabiri rero ugomba kwitaho imbuto, ariko ahangaha nimvuga imbuto ndibanda ku mbuto zifite vitamine C. Imbuto zifite vitamine C dufitemo nk'indimu, mandarina, pome. Ziriya mbuto akenshi zikunda kugira igihu cy'inyuma ariko cy'icyatsi. Ikindi nanone zino zisa nkaho ziba zifitemo nanone utuntu tw'utubuto, zikontaininze amazi. Yes, izi mbuto cyane cyane izi z'indimu, mandarina, pome, amaronji, izi mbuto zose zifasha mu kurinda umubiri ndetse n'ijwi. Ikintu cya gatatu rero ugomba kwitaho, hari karoti ndetse n'imboga za kijyambere. Ibintu by'ibyatsi rero, ibintu by'ibyatsi ni umuti mw'abantu mwe, niba mushaka kugira amajwi meza. Njya nkunda kubibwira abaririmbyi banjye, niba ushaka kugira ijwi ryiza, hari n'ibintu ugomba kurya kugira ngo bifavoreze iryo jwi. Niba ubutaka bugomba kwera imbuto nziza, hagomba no kujyamo amazi, hakajyamo ifumbire. Rero niba tugomba kugira amajwi meza, tugomba kuyafumbira. Mu kuyafumbira rero harimo kugira ibyo tugaburira ayo majwi. Mu kugira ibyo tugaburira ayo majwi harimo izo karoti n'izo mboga, nkuko nari ndimo ndabivuga. Izo mboga, imboga rwatsi. Imboga rwatsi rwose ni umuti. Imboga zibamo vitamine A ifasha mu kubungabunga imitsi n'ijwi. Ikintu cya kane rero tugomba kwitaho ahangaha, ubuki. Ubuki bworoshya ijwi cyane cyane iyo ufite ijwi ribabara cyangwa se harimo ibintu by'ibicurane. Ku bantu mukunda kurwara ibicurane cyangwa se ku bantu mukunda gukorora, murabizi ko iyo ufashe
ubuki hari ibintu bishobora kuba byagabanya cyangwa se abantu bababara mu muhogo. Ubuki musanzwe mubizi ko ari umuti, rero no kwijwi urakora cyane rwose, nk'iyo wasaraye, nk'iyo wumva ubabaye, iyo wumva ijwi riri, iyo wumva uri kuvuga mu muhogo akakurya, ubuki ni bwiza cyane kuko bworoshya mu muhogo, bukoroshya ya mitsi y'ijwi cyangwa se ya mitsi ikora ijwi, amavoko cords ndetse n'ibindi byose. Ikintu cya gatanu rero ugomba kwitaho, gingembre cyangwa se icyo twakwita tangawizi ni umuti mwiza cyane, nayo ifasha mu gutunganya imitsi no guhumuriza ijwi. Agatangawizi hari ukuntu wumva gasa nkaho kakuriye ukuntu, buriya kaba kameze nkaho kari gukangura imitsi. Utuntu dusa nkaho tukuriye tuba tumeze utuntu turi gukangura imitsi. Buriya muzarebe nk'abantu bakunda kurya urusenda, iyo ataruriye hari ukuntu uri kubona arya nta peti. Kubera iki? Urusenda ruragenda rugasa nkaho rumurya, noneho rugasa nkaho rukangura imitsi yo mu kanwa, ariko kururya cyane nabwo akenshi ntago ari byiza cyane. Ni ginger ntago ari nziza cyane kuyirya cyane cyangwa se kuyikoresha cyane, ariko nayo yaba nziza kuko ishobora gukangura iyo mitsi ariko idakoze cyane. Iri ku mwanya wa gatanu. Rero dukomeje ku mwanya wa gatandatu haza icyayi cyoroheje, kitagira kafeyine nyinshi, nk'icyayi cy'icyatsi cyangwa herbal tea. Ni kuvuga ngo icyayi cy'ibyatsi n'ubundi urumva kirahagaragara ku bya bindi by'ibyatsi twabonye kuri gatatu, karoti n'imboga za kijyambere. Ibintu by'ibyatsi ni ibintu bifasha cyane ku buzima. Muzarebe n'amafarumasi akunda, iyo muzareba imiti hari ukuntu haba hari ibintu by'ibibabi. Ikintu cy'icyatsi rero ni ikintu gifasha mu kugira ubuzima. Icyayi cyoroheje rero, ariko icyayi kino kiva n'ubundi mu byatsi, kidafitemo ibintu by'amakafeyine, nacyo ni cyiza cyane. Ushobora kuba wagikoresha kikaba nacyo cyagufasha mu kugira ijwi ryiza. Ikintu cya nyuma rero, kunywa ibiribwa bifite intungamubiri nyinshi. Yes, intungamubiri nyinshi. Ubwo ndashaka kubwira ahangaha wibande ku bintu byubaka umubiri. Ubwo nimvuga ibintu byubaka umubiri, dufite ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara. Ku bitera imbaraga rero nako ku byubaka umubiri, amagi yanyu mukunda kuvuga rwose, abantu muri quartier hehe na hehe hose, ugasanga nta n'ubushakashatsi wabikozeho ngo uko mfite ngo ijwi ngo ritavuga neza ngo ndya amagi. Amagi nayo ni umuti, ariko murareba yuko bije ku mwanya wa karindwi. Ibyubaka ni ibiribwa byose bifite intungamubiri nyinshi: amagi, amafi, ibinyampeke, inkoko. Yes, nabyo ni ibintu bishobora kuba byafasha ijwi ryawe kugira ijwi ryiza. Ubunyobwa, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Ni ukuvuga ngo rero ndabikubwiye byose uko ari birindwi. Ikintu cya mbere nakubwiye n'amazi, nicyo cyiza ku mwanya wa mbere. Ubundi amazi rwose, amazi aza ku mwanya wa mbere. Ibindi byose niyo waba ubyirengagije, ariko amazi ntuyasibe. Wajya ku cya kabiri, n'ubundi ni igikontaininze vitamin C, ariko n'ubundi kirimo amazi. Ugomba kukimenya, gikontaininze vitamin C. Ubwo n'izo ndimu za mandarina, za pome, nazo ariko urumva ko zikontaininze amazi, hakabamo niyo vitamin C. Cya gatatu n'ubundi nacyo kirimo amazi. Karoti, imboga za kijyambere. Ubwo nivuga imboga za kijyambere ntabwo ari za mboga zashaje, ni imboga nyine zino nshyashya, ziba zigaragara ko ziri fresh, zimeze neza kubera vitamine A. Icya kane gifite n'ubuki, hakaza amajinja, hakaza icyayi cyoroheje, hakaza kurya ibiribwa bifite intungamubiri. Bitatu bya mbere ubashije kujya ubikoresha, ibindi niyo wabyihorera. Yes, niyo nama nziza nakugira. Niba ushaka rero kugira ijwi ridasanzwe, gerageza kujya uha agaciro ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko uko twita ku mubiri
wacu niko n'ijwi riba ryiza. Niba kandi ushaka kuba umunyeshuri wa Ndizi Note Music, kwiga ni 20,000 ku kwezi, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, ni nimero za WhatsApp, nkaba nagufasha ukaba waba umunyeshuri. Kwiga twiga mu gihe kingana n'amezi 3, dufite ishuri rya mbere, rya kabiri n'irya gatatu. Mukomeze kugira ibihe byiza. Twari turi kurebera hamwe ibijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibyo kunywa umuntu ashobora kuba yafata bikaba byamuhindura umuntu udasanzwe mu kugira ijwi.